Muri iki cyumweru gishize mu kiganiro nyakubahwa perezida wa Repubulika y'u Rwanda Paul Kagame yagiranye n'ikinyamakuru Jeune Afrique yashimangiye ko ari umukandida mu matora ataha y'umukuru w'igihugu ndetse ashima icyizere abanyarwanda bakomeje kumugirira. Perezida Kagame ubwo yarabajijwe niba kuba yarongeye gutorerwa kuyobora FPR Inkotanyi n'amajwi 99.8% bidashimangira ko azongera guhagararira uyu muryango mu matora y'umukuru w'igihugu, mu gusubiza yagize ati mumaze kubyivugira ko ari ibintu bigaragarira amaso ya bose, ni nako bimeze. Ndishimye kubw'icyizere abanyarwanda bamfitiye, nzakomeza kubakorera uko nshoboye. Yego rero ndi umukandida. Perezida Kagame kandi yabajijwe icyo avuga ku bimaze igihe bivugwa n'ibihugu byo mu burengerazuba bw'isi badahwema kunenga abayobozi bamara igihe kinini ku butegetsi. Mu gusubiza yasubije agira ati unyihanganire ku bijyanye n'uburengerazuba, ariko icyo biriya bihugu bitekereza ntibitureba. Ku bwanjye sinzi bihura n'indangagaciro zabo. Demokarasi ni iki? Uburengerazuba butegeka abandi ibyo bakwiye gukora. None se iyo batubahirije amahame yabo ubwabo umuntu yabumva ashingiye kuki? Gushaka kwimurira demokarasi ku bandi ubwabyo ni ukutubahiriza amahame ya demokarasi. Abantu rero bakwiye kwigenga kandi bagahabwa urubuga rwo gukora ibyabo uko babishaka. Ubwo yatorerwaga kongera kuba chairman wa FPR Inkotanyi muri Mata muri uyu mwaka wa 2023, umukuru w'igihugu yashimye abanyamuryango ba FPR n'abaturage muri rusange ku cyizere badahwema kumugirira. Yavuze ko icyo cyizere gifite byinshi kivuze kuri we. Ati iyo mwankizemo icyizere nk'iki buri gihe kandi bimaze igihe kirekire, harimo ibintu bibiri, harimo kwishimira icyizere hakaza n'ikindi gitandukanye n'icyo. Numva mfite umwenda, hari iki kibuze ngomba guhora nshakisha uburyo bwo gukemura. Mfite inshingano nk'umuyobozi wanyu, mfite umwenda wo kuvuga ngo niba byihutaga uko dukora bigatuma haboneka undi wakora nk'ibyo nge nkora. Nibyo nshaka kuvuga. Kuri iki aricyo nshaka kubivugaho. Buri gihe ndabashimira, nshimira icyizere mungirira kuva kera. Kuva icyo gihe cyose kugeza n'uyu munsi ndabashimira, biranshimisha. Ibyo ntibisubirwaho, reka mbe mbishyize iruhande. Icya kabiri, iyo mwanshyizemo icyizere nk'iki buri gihe kandi bimaze igihe kirekire, harimo ibintu bibiri. Harimo kwishimira icyizere imirimo, hakaza n'ikindi gitandukanye n'ibyo. Mbonye ijambo ryiza ryo gukoresha, ntabwo ndi bubahishe. It comes with a dose of guilt. Numva mfite umwenda. Numva hari ikintu mu byiza tugenda twuzuza hamwe bishingiye kuri icyo cyizere, ukuvuga ngo hari iki kibuze, tugomba guhora dushakisha uburyo bwo kugikemura, bwo kukibona. Icyo mvuga ni iki? Icyo mvuga nuvuga ngo dufite inshingano. Ngewe iki ishyiramo uwo mwenda
nk'umuyobozi wanyu mwashyiramo icyo cyizere kingana gityo, mfite umwenda wo kuvuga ngo biba byihutaga uko dukora bigatuma haboneka undi wakora nk'ibyo muntorera gukora. Nicyo nshaka kuvuga. Niyo navugaga harimo doze ya guilt, mbese bigasa nkaho ari n'icyaha mfite yo kuvuga ngo wananiwe gukora n'abo ukorana nabo ku buryo twibonamo abandi bashobora gukora nk'ibyawe, nk'ibyo tugusaba gukorana nawe. Nicyo nashaka kuvuga. Buri munsi, buri teka uko dushaka chairman akaza Kagame 99% ubundi mu buryo busanzwe kuki bitaba byiza, ariko hari icyo kintu nunashaka ntabwo ari ibyo kuba chairman wa RPF gusa, umuyobozi wa RPF gusa. Ndanabyifuza ko byaba no ku buyobozi bw'igihugu. Tariki 17 Mata mu 2000 nibwo Perezida Kagame yatowe n'inteko ishinga amategeko ndetse n'abagize guverinoma ngo asimbure Pasiteri Bizimungu wari umaze ibyumweru 2 yeguye. Yayoboye imyaka 3 nka perezida w'inzibacyuho. Umuryango FPR Inkotanyi niwo wari ufite mu inshingano zo gushaka perezida usimbura wari umaze kwegura. Gitoyemo abakandida 2 bagombaga gushyikirizwa inteko ishinga amategeko y'inzibacyuho kugira ngo itoremo uba perezida. Manda ye ya mbere yayitorewe mu 2003 n'amajwi 95%. Iya kabiri yari yo mu 2010 ubwo nabwo yatorwaga agize amajwi 93%. Itegeko nshinga ryari ririho icyo gihe ryagenaga ko umukuru w'igihugu atagomba kurenza manda 2. Gusa ku busabe bw'abaturage barenga miliyoni 5, inteko ishinga amategeko yavuguruye itegeko nshinga yemererwa kongera kwiyamamaza mu mwaka wa 2017. Icyo gihe yagize amajwi 98.79%, ahigitse Mpayimana Philippe wagize 0.73% na Dr Habineza Frank wagize 0.48%. Umukuru w'igihugu atangaje kandidatire ye hashize imyaka 6 ari muri manda ye ya gatatu. Itegeko nshinga ryavuguruwe muri 2015 rimwemerera kuba yakwiyamamaza kugera mu mwaka wa 2034. Manda zindi zikurikiyeho zizaba ari imyaka 5 aho ku 7 yari mu itegeko nshinga riheruka. Perezida Kagame yaganiriye na Jeune Afrique agaruka ku ngingo zitandukanye zireba akarere, Afurika muri rusange ndetse n'u Rwanda. Yavuze kuri kudeta z'urudaca zikomeje kwiyongera muri Afurika y'Iburengerazuba, ku bibazo by'u Rwanda na Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo n'ibindi. Muri iki kiganiro umukuru w'igihugu yagarutse ku mwuka mubi uri hagati y'u Rwanda na Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo muri iyi minsi, avuga ko ikibazo kitari hagati ye na Felix Tshisekedi uyobora iki gihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Yagarutse kandi ku bibazo abaturage ba Kongo bari guhura nabyo. Yavuze kuri M23 n'uburyo ikibazo cyayo cyakemuka. Ku nshuro ya mbere muri iki kiganiro umukuru w'igihugu yahamije kandi ko aziyamamariza kongera kuyobora u Rwanda muri 2024. Yashimye icyizere abanyarwanda badahwema kumugirira. Ni ikiganiro umukuru w'igihugu yagiranye na François Soudan, umwanditsi mukuru wa Jeune Afrique. Umunyamakuru wa Jeune Afrique yaramubajije ati: Mali, Burkina Faso, Guinée, Sudani, Niger, noneho na Gabon, mu gihe kitarenza amezi 4 ibihugu 6 byabayemo kudeta ku mugabane wa Afurika. Iki cyorezo cyo guhirika ubutegetsi no kuba abasirikare bari gufata ubutegetsi mukibona mute? Perezida Kagame yaramusubije ati: ese ibi bintu byapfuye kuba gutyo gusa? Nta bisobanuro. Ndakeka ko ibi biterwa no kutishimira ibintu kuba kumaze igihe. Dushobora kubisesengura tukareba niba izo mpamvu ziba zifite ishingiro cyangwa se niba ntaryo, ariko izo ni impamvu z'ingenzi zigeza ibintu kuri urwo rwego. Ibyo ntabwo byantungura. Hanyuma twabyita icyorezo. Birashoboka
twita ku biba twakererewe nta garuriro mu gihe virusi ibana natwe guhera mu ntangiriro. Impinduka zose muri ibi bihugu bitandukanye umuntu yayibumbira mu ijambo rimwe: imiyoborere, hanyuma umutekano. Ni ibintu by'ingenzi bikora umusingi w'iterambere ry'igihugu mu gihe byitaweho mu buryo bwiza. Umunyamakuru nanone yarongeye aramubaza ati: niki cyakorwa ku bintu nk'ibi bihabanye n'amahame y'umuryango wa Afurika yunze ubumwe? Ese hakwitabazwa ingabo? Ese hakwifashishwa ibihano mu by'ubukungu? Perezida Kagame yaramusubije ati: ese kuba Afurika yunze ubumwe cyangwa se isi muri rusange byakwamagana ihirikwa ry'ubutegetsi byaba bikemura ikibazo? Oya, kuko ibintu nk'ibi birakomeza bikaba. Ibyo bivuze neza ko kwamagana bidahagije. Ikindi ahubwo, ese kudeta ni igisubizo cyonyine cyo gufata ubutegetsi bikozwe n'abasirikare? Niba ufite guverinoma y'abasivili itishimirwa n'abaturage, ihindura itegeko nshinga mu nyungu zayo aho kubiza abaturage, kuki tutayamagana? Ibi ni byo bitera aba bantu kutajya mu muhanda ngo bashyigikire perezida wakuwe ku butegetsi, ahubwo bikarangira bashyigikiye abayobozi bakoze kudeta. Kwamagana abasirikare bahiritse ubutegetsi ni ikintu kimwe, ariko Afurika n'umuryango wa Afurika yunze ubumwe ntabwo ikwiriye kwirengagiza impamvu zagejeje ibintu kuri urwo rwego. Umunyamakuru yarongeye aramubaza ati: mubona muti biba muri ibi bihugu biri kwibasirwa na za kudeta, aho usanga ibyiyumviro byo kutibona mu Bufaransa, ibintu byari no mu Rwanda igihe kinini nyuma ya jenoside yakorewe Abatutsi? Perezida Kagame yaramusubije ati: nta kabuza hari ibyiyumviro bitari byiza byo kwivanga muri politike ya Afurika bikozwe n'ibihugu bikomeye. Ababa babikoze bose, yaba Ubufaransa, Leta Zunze Ubumwe za Amerika, Ubwongereza cyangwa se Ububiligi, hari ukutishimira mu buryo bugaragara iyo myitwarire, kandi ni ibintu byumvikana ndetse ibi bihugu bikwiriye kumenya ko ibyo bihari, ariko byo ubwabyo ntibibe impamvu isobanura ibibazo umugabane wacu ufite kandi bitureba twebwe ubwacu mbere y'abandi. Umunyamakuru yarongeye aramubaza ati: mu rugendo rwanyu mwagize muri Afurika y'Iburengerazuba, mwasuye perezida wa Guinea Mamadi Doumbouya wagiye ku butegetsi muri 2022 nyuma ya kudeta. Ku bwanyu aba basirikare bahiritse ubutegetsi ni abantu bakwiriye kugirana nabo ibiganiro? Perezida Kagame yaramusubije ati: ese igihugu kirangwa na perezida wacyo? Aha niho ntekereza ko twibeshye. Akenshi tuvuga ku bakuru b'ibihugu ariko tukibagirwa ibibazo by'abaturage. Niba abaturage banzuye ko ari ngombwa guhindura guverinoma, ntabwo bita ko ugomba kumusimbura. Iyo byanze bagerageza undi muyobozi mushya, uwo nawe yabatengushye bashyigikira undi. Akenshi dufatira ibintu mu kirere mu buryo bwacu bwo gukemura ibibazo bikomeye, tukagarukira gusa ku kwibaza perezida wishimiwe cyangwa se utishimiwe na bagenzi be. Tugomba kumva ko ibiri kuba kuri uyu mugabane bitureba, twaba twakoze neza cyangwa se tutageze ku musaruro ukwiriye. Umunyamakuru yarongera aramubaza ati: ku nshuro ya kabiri mu mezi 6 muri Kamena hagati, itsinda ry'impuguke za Loni ryashinje u Rwanda gushyigikira M23 ndetse rigaragaza n'uburyo amabwiriza atangwamo ku ruhande rw'igisirikare cyanyu, hanifashishwa amashusho ya drone n'ubuhamya mu kubigaragaza. Ibi ntabwo byaba ari ibimenyetso simusiga? Perezida Kagame yaramusubije ati: ntabwo nzi icyo abo bantu bazobereyemo, ariko reka tugume ku ihame ry'uko iryo tsinda ryanditse raporo nyinshi z'izi mpuguke ziba zigaruka ku bintu mu buryo buhabanye n'uko tubizi. Ese mu by'ukuri ikibazo cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ni M23 cyangwa n'u Rwanda? U Rwanda na M23 nibyo bibazo Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ifite? Iki kibazo impamvu nkibaza nuko muri izi raporo nta kintu na kimwe kigaruka ku mateka y'ibibazo muri Kongo ku ruhande rw'inzego za Kongo, ku byaha byakozwe na FARDC. Ibi bimaze imyaka irenga 20, nubwo hari ingabo za Loni zihari zitangwaho miliyari nyinshi z'amadolari. Kuki tutavuga ku by'izi ngabo zagezeho? Ese ibi bibazo ntacyo bivuze? Niba u Rwanda rushinjwa ibyo umaze kuvuga, niki cyatuma rugira urwo ruhare rwo kujya muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo? Kuki izo mpuguke zacecetse kuri icyo? Kuki zacecetse ku kuba FDLR ikiri muri kariya karere iyi myaka yose, n'uburyo ibangamiye mu Rwanda na Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ubwayo? Guverinoma ya Kongo yahurije hamwe mu buryo bweruye abantu bemera ko barwanya u Rwanda, bashaka guhirika guverinoma y'u Rwanda. Perezida wa Kongo yarabakiriye, ariko impuguke ntizibivugaho. Batangaza gusa ibishinja u Rwanda nk'ibyo byo gufasha M23, ku bindi bakaryumaho ku nkomoko y'ibibazo bya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Byose babihuriza ku ruhare rw'u Rwanda, ariko u Rwanda ntabwo rubayeho kubera bo.
Umunyamakuru yarongeye aramubaza ati hashize amezi menshi u Rwanda ruri mu biganiro by'ubuhuza ruhuriramo na Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, yaba ibya Rwanda n'ibya Nairobi. Ese iyi nzira ya diplomasi yaba itarageze ku ntego? Perezida Kagame yaramusubije kuri iki ati oya, kuko imbaraga zashyizwemo n'umuryango wa Afurika y'Iburasirazuba zaganishije ku kohereza ingabo muri kariya gace zakoze akazi keza mu guturisha ibintu. Ahubwo ntungurwa no kubona iki gisubizo ari cyo cyonyine cyatanze umusaruro ufatika, aho gushyira intwaro hasi byubahirijwe muri rusange, nubwo hari imirwano yagiye ibahana hariya. Ni ibintu bitangaje. Imbaraga zose zaba zarashyizwemo kugeza ubu, ibiganiro bya Nairobi na Rwanda nibyo byonyine byagerageje guhosha ibintu. Umunyamakuru yarongeye aramubaza ati ariko na n'ubu bwumvikane buke buracyahari. Ku ruhande rumwe guverinoma ya Kongo yanze kuganira na M23, ku rundi uyu mutwe uyu munsi uvuga kutitaye ku byo kuba washyirwa hamwe mu nkambi, aho nta kabuza ko imirwano ishobora kongera kubura. Perezida Kagame aha yaramusubije ati kuki mutanenga bakwiriye kunengwa kuri ibi? Niba hari ibyo u Rwanda runengwa turabyakira, ariko ntimumbaze impamvu u Rwanda rudakemura ikibazo cy'aba bantu. Ntibiri mu nshingano zanjye. Abagize M23 ni abaturage ba Kongo. Umunyamakuru yarongeye aramubaza ati ese ingabo z'akarere ntizikwiriye kuba zakwinjira mu kibazo mu gihe umwuka mubi waba ukomeje nk'uko inshingano zazo zibigena? Perezida Kagame mu kumusubiza ati utekereza ari ukubera iki ziri hariya? Nuko zigomba kurwanya M23? Ibyo mubikura he? Ziri hariya kugira ngo zirwanye uwo ari we wese utubahiriza ibijyanye no guhagarika imirwano, kandi ibyo ntibivuze kurwanya M23. Ababisobanura muri ubwo buryo ni abashaka gukomeza kurwana, badashaka ko inzira ya politiki ikomeza. Aho mufite ukuri ku ruhande rumwe, nuko kugira ngo inzira ya politiki ishoboke nuko Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo idakomeza kwanga kuyiyoboka. Niba mudashaka ibiganiro nk'uko ibiganiro bya Nairobi na Rwanda bibisaba, ubwo ni iki mushaka? Abayobozi ntibumva uruhare rwabo ngo bafate inshingano. Niba badashaka ibiganiro, ni ibihe bisubizo batekereza cyangwa ibi bituganishaho? Umunyamakuru arongera aramubaza ati ese ibiganiro biracyashoboka hamwe na Tshisekedi? Perezida Kagame aramusubiza ati ese umuntu wanze kuganira n'abaturage be azaganira nanjye? Ibyo ntibyaba bitangaje. Mpora niteguye kuganira nawe. Twigeze kuganira byinshi mu bihe byashize, kandi ibibazo dufite uyu munsi nibyo byari ku isonga ry'ibyo twaganiriyeho icyo gihe. Ese kuganira uyu munsi byo kuganira gusa bishobora kudufasha gukemura ibibazo byacu? Cyangwa se dukwiriye kuganira kuko ari uburyo bwa nyabwo bwo gukemura ibibazo? Guhura tukaganira, ibyo byarabaye kenshi. Narabyemeye, kandi igihe cyose byari bikenewe nabiboneye umwanya. Abantu bavuga ko ibibazo biri hagati ya Kagame na Tshisekedi, ariko ntabwo ariko biri. Kuki kuza kuganira nanjye byaba imbogamizi ku biganiro perezida wa Kongo agomba kugira ku ruhande rwe mu gukemura ibibazo by'abaturage be? Umunyamakuru aramubaza ati ku bwawe amatora yitezwe mu minsi iri imbere y'umukuru w'igihugu muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo yaba afite icyo avuze ku mubano hagati y'ibihugu byombi? Perezida Kagame kuri iki yaramusubije ati ntabwo mbizi, ubu ibyo ntabwo bindeba. Umunyamakuru arongera ati mbere y'amezi 6 ngo habeho kwibuka ku nshuro ya 30 Jenoside yakorewe Abatutsi, mubona ko ubutabera nubwo bwaba butaboneye bwahawe abagizweho ingaruka na Jenoside? Perezida Kagame ati niko mbitekereza. Ntabwo ibintu bishobora kuba nta makemwa, ariko hari intambwe ifatika yatewe, niyo mpamvu igihugu gitekanye. Ntabwo byakozwe binyuze uwo ari we wese ku ruhande rw'abakorewe Jenoside, niyo mpamvu igihugu gitekanye. Ntabwo byashobotse ko dushimisha buri wese mu barokotse, kuko hari agahinda gakabije udashobora kubona uko uhoza amarira yose abagafite. No ku ruhande rw'abakoze Jenoside hari ibyagezweho kugira ngo bahabwe ubutabera, ariko no kubafasha kuba abaturage bazima. Abarokotse Jenoside bagaragaza impungenge zabo, abayikoze nabo bafite ibibazo byabo. Twakoze bihambaye ukurikije ubushobozi twari dufite. Umunyamakuru hano yarongera aramubaza ati mu kuboza muri 2022 mwashimangiye ko ntawe uzatera u Rwanda ubwoba kuri dosiye ya Rusesabagina, munabiteraho urwenya ko kurekurwa kwe gushoboka ari uko u Rwanda rugabweho igitero. Muri Werurwe nyuma y'umwaka yarababariwe kugisa nk'ibiganiro hagati ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Iki kibazo aho nticyaba cyari isubyo muri diplomasi. Perezida Kagame yarasubije ati kuva mu ntangiriro hari urujijo kuri iki kibazo. Hari ibihugu bimwe na bimwe byahise byijandika muri iyi dosiye byiyibagiza ibyaha uyu muntu yakoze. Ibyo bihugu nibyo twaganiriye. Ntabwo isi tubamo ari nziza 100%. Twakemuye ikibazo dukurikije uko twumvaga dosiye. Hari byinshi twabashije kubona.
Ku kijyanye na Rusesabagina n'abo baregwaga hamwe, ibintu birumvikana. Hari abantu batashakaga kubyumva, ariko muri benshi abashatse kubyumva barabyumvise. Tutitaye ku byo twaganiriye inyuma y'amarido, aho uwo muntu aherereye uyu munsi yasubiye mu byo yahozemo kera, tuzareba uburyo tuzabyitwaramo. Umunyamakuru yarongera amubaza ati, nyuma y'imyaka 4 y'umwuka mubi na Uganda, ibintu bisa nk'ibiri kujya mu buryo. Hari abagerageje kubahuza mbere biranga. Byagenze gute ngo muhuzwe n'umuhungu wa Perezida Museveni, Muhoozi Kainerugaba? Perezida Kagame yarasubije ati, nibyo rwose, hari abantu b'ingenzi cyane cyane ku rwego nka ruriya. Yaba ibyo bakora, uko bitwara byose bigira icyo bimara. Icyakora si byiza kwirengagiza na ba bandi ubona ko badafite ijwi rinini nyamara bashobora kugira umusanzu batanga inyuma y'amarido, kuko bashobora gutuma hari ibigerwaho cyangwa se hari ibitagerwaho. Kuba General Muhoozi Kainerugaba yarageze ku ntego, nuko ku ruhande rumwe natwe twakoze ibyo twagombaga gukora ku ruhande rwacu, tubifashijwemo n'abafatanyabikorwa bacu. Ku rundi ruhande yabigezeho kubera ubufasha bw'abandi harimo na se. Birashoboka ko hari ibyo se yashoboraga kuba atambwira amaso ku maso akabinyuza ku muhungu we. Birashoboka kandi icy'ingenzi ni umusaruro byatanze. Umunyamakuru yarongera aramubaza ati, muri Centrafrica na Mozambique ingabo zanyu zagiye gutanga umusanzu, u Rwanda rwanongereye imbaraga zarwo mu bukungu. Mwabwira icyo babashinja ko aho mwatanze ubufasha bwa gisirikare muba muhakurikiranye n'inyungu z'ubukungu? Perezida Kagame ati, icyambere ntabwo ari twe nyirabayazana w'ibibazo dusabwa gutangamo ubufasha bwa gisirikare. Mbigarutseho kuko hari ibihugu bimwe na bimwe mu bihe byashize byajyaga biteza ibibazo kuri uyu mugabane, ubundi bikagaruka kubikemura bishaka inyungu z'ubukungu, bigasahura nta n'uwabisabye kuza gutanga umusanzu. Twe siko dukora. Byaba muri Centrafrique cyangwa muri Mozambique, abayobozi b'ibyo bihugu badusabye umusanzu. Reka ibya politiki tubishyire ku ruhande, twibande ku bijyanye n'ubukungu. Kugira ngo igihugu kijye mu butumwa bwa Loni cyangwa se gufasha kigenzi cyacyo bisaba mikoro. Nko mu butumwa bwa Loni dufasha urugero muri Centrafrique, abasirikare bishyurwa n'ingengo y'imari itangwa na Loni. Nyamara ku zindi ngabo zacu ziriyo ku bw'amasezerano y'ibihugu byombi, ntabwo zishyurwa na leta ya Centrafrique cyangwa Loni. Nitwe tubishyura. Twe ntabwo turi Ubufaransa, nta mikoro dufite yo gutera inkunga ibikorwa nka biriya. Hari undi ugomba kubikora. Haba Centrafrique cyangwa Mozambique, nabyo nta bushobozi bifite bwa mikoro. Nko muri Mozambique twasabye inkunga umuryango w'ubumwe bw'Uburayi, nawo wahise utanga miliyoni 20 z'amayero. Icyakora nayo ni make kuko angana n'10% byayifashishijwe cyangwa se ateganyijwe kwifashishwa. Ibyo bihugu byaratubwiye biti, kubera ko nta n'umwe ufite ubushobozi bwo kubishyura kandi yaba twe namwe ntawe ufite amafaranga yo gutera inkunga ibi bikorwa mu gihe kirambye, kandi u Rwanda akaba atari rwo rwakomeza kwirwanaho ku bikorwa rukorera iwacu, dufite umutungo kamere iwacu. Dushobora gushaka uburyo tubishyura binyuze mu ishoramari. Nibyo, mushobora kubihindura ikibazo mukavuga ibyo mushaka, ariko uko niko kuri. Umunyamakuru nanone yarongera amubaza ati, Ububiligi buherutse kwanga Vincent Karega mwari mwaragennye nka ambasaderi wanyu i Buruseli. Uko kumwanga bishobora kugira ingaruka ki ku mubano w'ibihugu byombi? Perezida Kagame yaramusubije ati, twagennye Vincent Karega nka ambasaderi w'u Rwanda mu Bubiligi, ariko nyuma y'igihe kirekire abayobozi b'Ububiligi badusaba irindi zina. Mu buryo busanzwe twahise tubabaza impamvu. Cyakora uko byagenda kose bafite uburenganzira bwo kutemera uwo twagennye, ariko iyo bibaye haba hakwiriye nibura ibisobanuro. Igisubizo baduhaye ntabwo cyari gishimishije. Baduhaye ibisobanuro bidafite epfo na ruguru. Twumvaga ko hakenewe ibisobanuro byumvikana kandi tukumva ko nta mpamvu yo kwisubiraho ngo twohereze undi. Twaje kumenya nyuma ko hari izindi mpamvu zatumye bamwanga. Twaje gusanga baramwanze bigizwemo uruhare na leta ya Kinshasa kurusha indi mpamvu iyo ari yo yose. Vincent Karega yari ambasaderi wacu muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo mbere yo kwirukanwayo, atari ukubera imyitwarire ye, ahubwo bitewe n'uko yarahagarariye u Rwanda, igihugu Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ifitanye nacyo ikibazo. Ikibazo ntabwo ari icy'umuntu ku giti cye, ni ikibazo bafitanye n'u Rwanda. Umupira twawushyize mu maboko y'Ububiligi, nta gahunda dufite yo kugena undi ambasaderi. Nanone umunyamakuru yaramubajije ati, muri Kamena ubutabera bw'Ubwongereza bwavuze ko umushinga wo kohereza mu Rwanda bimukira udakurikije amategeko. Mu mpamvu zatanzwe harimo ko u Rwanda ari igihugu kitizewe. Kuva amasezerano n'Ubwongereza yasinwa, nta mwimukira uroherezwa mu Rwanda. Ntibizarangira ayo masezerano ahagaze kubera uburyo akomeje kwitambikwa.
Mu kumusubiza, Perezida Kagame yaramusubije ati ni ikibazo cyasubizwa neza n'uruhande rw'Ubwongereza. Turi kuvuga ko bimukira binjira mu Bwongereza mu buryo bunyuranyije n'amategeko bijyanye no kubaha ubuhungiro, niho bizanzurirwa, ari naho hari inkiko zifata ibyemezo mwagarutseho. Ibyo rero sinumva ukuntu bitureba. Urukiko nirwemeza ko amasezerano atubahirije amategeko, n'Ubwongereza buzaba burebwa nabyo cyane kurusha u Rwanda. Twicyo dushinzwe ni ukwakira abantu mu buryo twumvikanyeho n'abafatanyabikorwa bacu. Abo bimukira nibataza kubera ikibazo kireba Ubwongereza ntabwo bitureba. Ntawe tuzitwaza, haba inkiko zo mu Bwongereza, haba guverinoma y'Ubwongereza cyangwa se undi wese. Umunyamakuru arongera aramubaza ati muri Mata mwatorewe gukomeza kuyobora FPR Inkotanyi n'amajwi 99.8%. Mu maso ya benshi ibi bagira umukandida w'iri shyaka mu matora azaba umwaka utaha. Ntabwo ariko biri. Mu kumusubiza, Perezida Kagame yaramusubije ati mumaze kubyivugira ko ari ibintu bigaragarira amaso ya bose. Ni nako bimeze. Ndishimye kubw'icyizere abanyarwanda bamfitiye. Nzakomeza kubakorera uko nshoboye. Yego rero ndi umukandida. Mu kumubaza nanone, umunyamakuru aramubaza ati ndabizi ko utakwirengagiza ko hakurikijwe amahame yabo mu Burengerazuba, Burayi na Amerika kuguma ku butegetsi imyaka irenga 20 bihabanye n'ibikwiriye gukorwa muri politiki. Utekereza ko ibyo bitajyanye n'ibyo umugabane wa Afurika ukeneye? Perezida Kagame aramusubiza ati unyihanganire ku bijyanye n'Uburengerazuba, ariko icyo biriya bihugu bitekereza ntibitureba. Ku bwanjye sinzi bihura n'indangagaciro zabo. Demokarasi ni iki? Uburengerazuba butegeka abandi ibyo bakwiye gukora? None si iyo batubahirije amahame yabo ubwabo umuntu yabumva ashingiye kuki? Ushaka kwimurira demokarasi ku bandi ubwabyo no kutubahiriza amahame ya demokarasi. Abantu bakwiye kwiyenga kandi bagahabwa urubuga rwo gukora ibyabo uko babishaka. Umunyamakuru arongera aramubaza ati uruhande rwanyu ku kibazo cya Ukraine ruragoye kurwumva. Ku ruhande rumwe u Rwanda rwatoye umwanzuro wamagana igitero cy'Uburusiya kuri Ukraine. Ku rundi ruhande ubwo mwari mu ruzinduko muri Afurika y'Iburengerazuba mwashinja abanyaburayi gushaka kujandika Afurika mu bibazo byabo, ibintu bihuye n'imvugo z'Uburusiya. Ese mutekereza ko kutagira uruhande ubogamiraho muri iki kibazo bishoboka? Perezida Kagame ati birashoboka kuri nge. Ntabwo nafatira uruhande undi uwo ari we wese. Biri mu maboko y'ibihugu rero ntabwo bindeba. Twatoye dushyigikira umwanzuro wa Loni kuko twarebaga ku ihame rimwe ryihariye. Yaba Uburusiya, Ukraine cyangwa undi wese, ntabwo dushobora gushyigikira ko igihugu gitera ikindi. Nta rujijo rukwiriye kubaho. Ariko ikibazo cy'Uburusiya na Ukraine ntabwo gifite imizi aho gusa. Ni nako byinshi mu bihugu byagizweho ingaruka n'iyo ntambara bivuga. None uruhare rw'u Rwanda muri byo ni uruhe? Ibihugu bikomeye bikemura ibibazo mu buryo bishaka. Nta ruhare dufite muri iriya ntambara tugiraho ingaruka twese, utitaye ku ntera iri hagati yacu nawe intambara iri kubera. Umunyamakuru arongera aramubaza ati mwaba mwarashimishijwe no kwinjiza umuryango wa Afurika yunze ubumwe muri G20? Perezida Kagame yaramusubije ati ni ibintu byiza kuko hashize igihe tubivuga. Icyakora nakurikiranye inama, ntabwo nabonyemo perezida wa Komisiyo ya Afurika yunze ubumwe Musa Faki Mahamat. Wari uhari gusa ni perezida w'umuryango wa Afurika yunze ubumwe mugenzi wanjye uyobora Komore, Azali Assoumani. Ibyo biteye ikibazo. Uretse mu gihe perezida wa Komisiyo ya Afurika yunze ubumwe yaba ataritabiriye kubera impamvu bwite, byantangaza kumva ko yaba ataratumiwe mu gikorwa nka kiriya. Nk'umuyobozi wa Komisiyo ya Afurika yunze ubumwe, Musa Faki Mahamat niwe muntu mu buryo bw'amategeko uhagarariye umuryango, dore ko manda ye ari imyaka 5, mu gihe iyo umukuru w'igihugu ureberera Afurika yunze ubumwe imara umwaka umwe. G20 yakoze ikintu cyiza ariko igikora mu buryo bubi. Ngibyo bimwe mu byo Perezida Kagame yasubije mu kiganiro yaganiriyemo n'umunyamakuru wa Jeune Afrique François Soudan. Iyi ni One Nation Radio, ijwi rya diaspora. Nge nitwa Simeon Stizo Muhumuza.